Yo urabizi se noneho ubu ngubu tuvugana Kamarade urupfu ruramuziye. Kamarade wabitse amabanga menshi ndetse akaba yifuza kuba yayamena ariko akabura ukuntu yabigenza. Ubu ngubu tuvugana ikibi kigiye kumuzira. Kamarade ubu ngubu tuvugana noneho ake kamubayeho. Ubu ngubu tuvugana papa Isimbi yarangije kuba yamenya ahantu Kamarade yitsimbye. Papa Isimbi yamaze kuba yamenya ahantu Kamarade yahungiye. Ese guys, ko tuzi ko Kamarade abitse amabanga menshi ya runo rugo, tukaba tuzi ko Kamarade ari uzi neza ko ababyeyi ba Iribagize abishwe na papa Isimbi. Ese uratekereza ko Kamarade hari amahirwe afite yo kuba yaramuka, ndetse urabona Kamarade hari amahirwe afite yo kuba yacika urupfu, bino bintu byose akaba yabirenga? Guys, ubu ngubu tuvugana Kamarade urupfu ruramuziye. Ubu ngubu tuvugana Kamarade ikintu cya mbere kigiye kuba cyamuzura ndetse n'urupfu. Kamarade ubu ngubu tuvugana ari ahantu habi. Ese guys, ese uratekereza mu gihe Kamarade bamufashe ikintu baramukorera? Guys, nibura bugambira ugeze no kuri Venke Empire mwayikaze. Ndagusaba kugira ngo watange inkunga yawe, ukora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya tugendana mu bikorwa byose mande kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko filime yacu Inzira Yumusaraba ari filime yacu ya mbere muri uru Rwanda ikugezaho ibintu bimeze neza, ndetse niyo filime ya mbere muri uru Rwanda imeze neza, ndetse niyo filime ya mbere wakurikirana ukagira ikintu wunguka. Ese guys, ubu ngubu uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Iribagize agifite amahirwe yo kuba yamenya amabanga y'umuryango we wose? Ese uratekereza ko papa none Isimbi araza kuba yarebera Kamarade akaba yamucika gutyo ku buryo amabanga ye yose yazayashyira hanze? Guys, ubu ngubu tuvugana Kamarade urupfu ruramuziye. Kamarade urupfu rumugeze hafi. Kamarade urupfu ruri ku mutwe we. Ubu ngubu tuvugana noneho umwicanyi wa papa Isimbi yamaze kuba yavumbura ahantu baba bari. Ese none uratekereza ko Kamarade agifite amahirwe yo kuba yaramba, ndetse agifite amahirwe yo kuba yamara iminsi muri buno buzima? Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Kamarade araramukaho? Ese uratekereza ko Kamarade noneho bategeye kumwicira rimwe? Guys, Isimbi we turatekereza ko atazongera kuba yamenya ibintu by'iwabo basize. Ubu ngubu turatekereza ko ubu ngubu tuvugana Isimbi atazigera amenya abishe ababyeyi be, ndetse turatekereza ko Isimbi atazigera amenya ko zino mitungo zo barimo, ndetse zo baba bashaka no kuba bamwirukanamo, atazigera amenya kare nize. Guys, ese muratekereza ko Iribagize umunsi umwe azamenya ko zino mitungo zose babamo arize ababyeyi be, ndetse akanamenya ko bano bantu babana ari nabo bishe ababyeyi be? Uratekereza ko Isimbi azakora iki? Guys, muhaye ikaze. Urabizi se noneho hari igihe kigera noneho ibintu byo wari utegereje imbere byose ukaba wabibura burundu. Hari igihe kigera ikintu cyo wari utegereje mu buzima bwawe ukakibura. Bahunze umujyi noneho barinze bafatwa nta n'ahantu bari bagera. Abahunze umujyi barinze bafashwa noneho bataranarenga urutaro. Ese none uratekereza ko tuzi ko uyu mugabo yica, ndetse akaba ari umugabo mubi wica atarinze yanavuga? Uratekereza noneho araza kubarebera izuba? Turabizi ko uyu mugabo nta bintu by'imikino ajyamo. Turabizi ko uyu mugabo ibintu byo gukina yabirenze. Turabizi ko buri kimwe cyose agikora kubera ko aba ari akazi ke. Ese uratekereza noneho uyu mugabo waza ukora mu rugo rwo kwa Iribagize mu babyeyi be ba mbere, uratekereza noneho araza gucika amahoro? Ese ko tubonye ko agasozi bagiyeho ari nako uyu mwicanyi wa papa Isimbi nawe agiyeho, uratekereza noneho baraza kumucikira hehe? Kandi turabizi ko uyu mugabo ikintu cya mbere azi neza cya mbere kuri iyi si
ni ukwica, kandi turabizi ko ikintu cyo kwica atari ikintu yirirwa atekerezaho. Turabizi ko kwica wagira ngo yabinyweye mu mazi. Turabizi ko kwica ari ibintu bye. Ese uratekereza noneho hari ahantu ho kurokokera afite? Ese uratekereza hari ahantu ho gucikira afite? Ese uratekereza noneho araza gucika? Guys, turabizi ko nta mahoro araza kugira hari ahantu hagiye. Rero guys, niba ukurikirana ibikorwa bya filime yacu Inzira y'Umusaraba, ndetse ukabona ashaka kugira ngo wowe wagira uruhare kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi, kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Rero niba ukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba ukabona ashaka kugira ngo ube watera inkunga yawe, usabwa gukora subscribe hano kuri Venke Empire. Rero murabizi ko muri ab'agaciro, kandi kugira ngo ube wagira uruhare kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba no kuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire. Rero guys, turabizi ko Papa Isimbi ku muntu wamumenera amabanga nta miyaga yamushiriramo. Turabizi ko Papa Isimbi buri kimwe cyose agikora, ariko ntihazagira umuntu umuraburiza ko zino mitungo abamo atari wazikorereye. Kandi turabizi ko umuntu mubizi ari uyu mugabo wahoze ukora mu rugo rwo kwa Iribagiza mu babyeyi be bapfuye. Ese uratekereza none Iribagiza we umunsi azamenya ko bano babyeyi babana nabo ari bo bishe abe, uratekereza ko Iribagiza ikintu cyo azakora ari ikihe? Guys, turabizi ko Iribagiza uko bizagenda kose turabizi ko azamenya ukuri, kandi turabizi ko nta kintu cya mbere kiryoha kuba wamenya ukuri. Kandi turabizi ko Iribagiza amaze kumenya ukuri, turabizi ko nta muntu n'umwe yarebera izuba. Turabizi ko buri muntu wese yaba ahangayitse kubera ko Iribagiza yamenyesha ukuri kose. Ese Iribagiza uratekereza bazamucikira he mu munsi yamenyeze ko zino mitungo zose babamo ari ize bwite? Ese uratekereza ko Iribagiza azakora iki mu gihe yamenyeshe ko bano bantu babana nabo ari be bishe ababyeyi be? Guys, niba ukunda filime yacu Inzira y'Umusaraba, wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana ibikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi, kandi murabizi ko muri ab'agaciro hano kuri Venke Empire. Guys, rero murabizi ko ngo tuvugana umuntu uhangayitse wa mbere muri iyi filime, turabizi ko ari Papa Isimbi. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi neza ko bino bintu akanya kariko kose babimwambura. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi ko zino mitungo zose aho ziva zikagera atarize. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi neza ko umukobwa wa Rera ari we wishe n'ababyeyi be. Ese Papa Isimbi icyemezo cyo yafashe cyo kuba yareka Iribagiza ari muzima yaba ari icyemezo kizima? Ese Papa Isimbi icyemezo cyo yafashe cyo kuba aticisha Iribagiza yaba ari ufashe umwanzuro muzima? Guys, kandi turabizi ko hari undi muntu wamaze kuba wabyinjiramo, wamaze kuba wumva ko bari kugambanira Iribagiza kuba bamwicisha. Turabizi ko hari umuntu wigeze kuba yabumviriza, ariko se uratekereza araza kuba yabibwira Iribagiza? Ese Iribagiza we namara kumenya ko bari kupanga kuba bamwicisha, ese uratekereza Iribagiza warakora iki? Iribagiza turabizi ko ari umunyamutima mwiza, turabizi ko ari umwana witonda, turabizi ko uko abayeho neza nubwo atabayeho mu mahoro. Turabizi ko Iribagiza ari umwana wumva ko yabana n'abandi neza, ariko turabizi ko abantu babana nabo bataba bamwifurije icyiza mu buzima bwe. Ese utekereza iki mu gihe Iribagiza nawe yafashe indi sura, yamenyesha ukuri kose ko zino mitungo arize ndetse n'abantu bishe ababyeyi be ari bano babana nawe? Guys, rero ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe. Ubu ngubu tuvugana Nyirantambara nawe ari mu ntambara ze zo kuba yareba uburyo yavumbura ukuri kuri nyuma yo kuba Fabiola atwite.
turabizi ko ngubu tuvugana nyina ntambara ikintu cya mbere cyari gushakisha no kuba yashakisha kuri nyuma ko Fabiola yaba atwite kuko byanyabyo. Turabizi ko nyina ntambara buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yamenye ukuri kuri nyuma ko yo kuba Fabiola yaba atwite byanyabyo. Ese nyina ntambara urabona azahagarika kuba yashakisha uburyo yavumburamo ko yabona Fabiola ko atwite? Ese umunsi yavumbuye ko Fabiola atwite utekereza ko azakora iki? Ese utekereza ko nyina ntambara amaze kuvumbura ko Fabiola atwite ndetse akanamenya umuntu wamuteye inda, utekereza ko yamukorera iki? Guys, turabizi ko nyina ntambara ikintu cya mbere kimuryohera nawe ni ukwica, kandi turabizi ko nyina ntambara atirirwa ashaka kuba yabona ngo umuntu wagiye kwica n'uyu nguyu cyangwa se n'uriya. Turabizi ko buri muntu wese umukoshereje ingaruka azahura nazo ni urupfu. Ese uratekereza noneho Fabiola ahagaze he ndetse n'umugabo wa nyina ntambara urabona ahagaze he? Nyina ntambara iby'imikino turabizi ko yabishyize ku ruhande. Nyina ntambara turabizi ko nta mikino aba afite hano hantu. Ese urabona Fabiola hari urucikiro afite? Ese nyina ntambara namara kumenya ko Fabiola atwite urabona hari amahoro azamugirana? Ese abana bose nibamara no kumenya ko Fabiola umwana we atwite ari uwo papa wabo, ujya utekereza ko noneho Fabiola azihisha hehe? Guys, turabizi ko Fabiola yazonze abantu benshi muri iyi filime. Turabizi ko Fabiola ari umuntu wazonze abantu muri sosiyete. Turabizi ko Fabiola nta n'umuntu n'umwe atabangamira muri iyi filime yacu. Turabizi ko Fabiola nawe ikibi kimuziye, turabizi ko yaba ari ibintu by'agaciro kugira ngo nawe amenye ukuntu ababaza abandi, abone ko nawe byamugeraho. Ese Fabiola uratekereza ko araza gucika amahoro? Ese Fabiola uratekereza ko bino bintu yishizemo araza kuba yabivamo atabyangirikiyemo? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana Fabiola ikintu cyasigaranye cya mbere ni ukuba yacisha make agashyira agapira hasi, abantu bose ntibamenye ko atwite. Fabiola turabizi ko kandi icyo kintu kimugora cyane. Fabiola turabizi ko ikintu cyo gutuza akicara hano, turabizi ko atari ibintu bye, turabizi ko ibyo bintu bitapfa kuba byamukora. Ese Fabiola murabona uko bizagenda kose atazarutanga? Ese Fabiola murabona uko bizagenda kose bitazamurangirana bino bintu byose byahora yiratamo? Guys, Fabiola ubu ngubu tuvugana ikintu cyasigaranye ni ukuba yareba uburyo yazashakisha papa w'uyu mwana watwite, kuko navuga ko ari umugabo wa nyina ntambara wamuteye inda. Turabizi ko nyina ntambara bose yaba atwikira ahantu hamwe. Turabizi ko nyina ntambara yaba atwika bose. Nyina ntambara turabizi ko nta mikino afite. Guys, ese ujya utekereza mu gihe nyina ntambara yabivumbuye icyo azakorera Isimbi ndetse n'umugabo we? Icyo musaba rero wowe ukunda filime yacu Inzira Yumusaraba ni uko watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Inzira Yumusaraba. Kandi ikindi ngusaba ni uko wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, twigarukiye mu rwego kwa Cyusa. Ese ubona urwo kwa Cyusa badatushe hatarimo amahoro? Ese utekereza ko Cyusa we umwanzuro wazafata kuri Iribagize ndetse na Isimbi ubona ari uwuhe mwanzuro? Ese ujya utekereza mu gihe Cyusa yahisemo Iribagiza intambara yavuka uko yabingana? Ese ujya utekereza mu gihe Cyusa yahisemo Isimbi icyaba? Guys, turabizi ko ubu tuvugana ntabwo tuzi umuntu wo Cyusa akunda muri bano bakobwa babiri. Turabizi ko buri muntu wese amukunda ku ruhare rwe. Turabizi ko nta n'umuntu akunda ku giti cye. Ese
uratekereza ko noneho ubu ngubu tuvugana Cyusa afite amahirwe yo kuba yahindura umuntu warukunda akamuhinduza undi? Ese Cyusa uratekereza urugo rwabo umuntu wo bemera atari we Cyusa wazahitamo? Ese ujya utekereza ko Iribagize adafite amahirwe yo kuba yatsindira Cyusa? Guys, turabizi ko Iribagize mu rugo kwa Cyusa ari umwana mu rugo. Turabizi ko mu rugo kwa Cyusa bose umuryango wose ukunda Iribagize, kandi turabizi ukuntu bamukunda, bose bamukunda urukundo rwa kibyeyi. Ese uratekereza Iribagize adafite amahirwe yo kuba yaba umukazana kwa Cyusa mu rugo iwabo? Ese uratekereza ko Iribagize hari ikindi afite cyo kuba yirukanswa nacyo kubera ko adakunzwe? Turabizi ko bose Cyusa bakunda kimwe, ariko turabizi ko amahitamo ye n'ubundi azahitamo umuntu umwe, ariko uwo muntu umwe azahitamo twese turabizi ko agihishwe. Twese turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wari wamenya ko azahitamo uyu nguyu cyangwa se uriya. Ese Cyusa yaba aduhishiye iki? Ese mama Cyusa we mubona muri bari abakobwa babiri umuntu wakunda atari Iribagize bya nyabyo? Ese mubona urugo kwa Cyusa rwose rudakunda Iribagize bya nyabyo? Ese ubona Cyusa nk'ubu ahisemo isimbi, ubona bamwemerera kuba yamugeza mu muryango? Guys, turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wemerera Cyusa kuba yazana isimbi muri ruriya rugo. Turabizi uburyo bangamo isimbi, turabizi ko batemera kuba bamugeza mu rugo. Guys, rero wowe niba ukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba ndetse ukaba unakunda kuba wakurikirana Inzira y'Umusaraba umunsi ku munsi, nkwibariza utubazo dukeya. Ese wowe mukobwa wise mu mwanya wa Fabiola wakora iki? Nk'ubu ari wowe ukisanga muri situwasiyo y'uyu Fabiola ubu ngubu arimo, ni ikihe kintu wakora? Ese Fabiola wamufata gute? Ese Fabiola ubona bino bintu yizanyemo we bitazamucanga? Ese ubona Fabiola, ubona bino bintu yazanye byo kuba yatwita ndetse agatwita inda y'umugabo wa Nyiranamba, ubona atarazanye ishano hano muri runo rugo? Ese Cyusa we wisize mu mwanya we wahitamo nde muri bano bakobwa babiri? Guys, rero amahitamo ni ayawe, kandi ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa tuba turi kukubagezaho umunsi ku munsi ari byo byivugira. Rero nagutindiye, twongere duhurire ku yindi episode ikurikira filime yacu Inzira y'Umusaraba, kandi ndabakunda cyane, kandi muri ab'agaciro hano kuri VKM no kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, kandi twongere duhure ku yindi episode muri ab'agaciro kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba.